reka dutangire na filimi yacu nshya twanditse guturuka mu irembo rya Gihanga, yandikiwe muri Tayo de Film. Iyi filimi yanditswe na Havugimana Peter, itunganywa ku rwego rw'amajwi na DJ Sakwekwe Pro. Tugendeye ku mazina y'umwakiteri wacu dukunda cyane bita Mr Sakwekwe, kuri uno munsi wa none tugiye kubagezaho episode ya mbere yitwa Revolution Magic Love ku nkunga y'irembo rya Gihanga. Reka dutangire. Iyi nkuru y'urukundo nayiteguye igihe kinini cyane kugira ngo izaze irimo inyigisho nyinshi. Icyitonderwa, iyi nkuru irimo ibintu byinshi bigiye biteye ubwoba kandi ni imagination yanjye. Iyi nkuru ntabwo ishingiye ku bintu byabayeho, ahubwo iyi nkuru ni ukugira ngo muryoherwe kandi turyohere twese, ku bayumva ndetse n'abayiteze amatwi. Ni inkuru y'urukundo, nimuyitege amatwi. Welcome to Jamaica, brother. I feel at home already. Stephen Marley, let them know what time it is. We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right of me, man. This night going too good, don't fall for the games. He said, she said, dumb shit. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane. Filimi yacu itangiriye hakuno. Hari uri kutubwira inkuru, aratuganirira. Aragira ati, amazina yanjye nitwa Mr Sakwekwe. Kuva mvutse nkamenya ubwenge nakundanye n'abakobwa batatu, ariko nabonaga batama urukundo nifuzaga nkabareka. Nyuma yabo nibwo naje guhura n'umukobwa mwiza wa kane, ari we ngiye kubabwira inkuru ye. Been around the fame, been around the money, been around some. Nari ndi kumwe n'abahungu b'inshuti zanjye, ariko wa gatanu turimo gutembera tuza kugera ku nzu nziza cyane bari barimo kubaka itaruzura. Fisi, uwo ni umwe mu nshuti zanjye, yambwiye ko hari abantu benda kwimukiramo, ariko iyo nzu pe yari nziza. Buri mugoroba uko twavaga ku ishuri dutashye, twayinyuragaho tukareba ibindi byiza bongeyeho. Twibazaga abantu bagiye kwimukiramo, dufite amatsiko yo kubareba. Icyo gihe nari mfite imyaka 17, ndimo gusoza kwiga gutwara imodoka ngo nkorere perimi. Reka rero ya nzu izaze kuzura, haza kubamo abantu. Naje gufata amakuru y'uko habayo umukobwa mwiza ariko atajya asohoka, ariko kubera igipangu ntabwo twabashaga kurebayo. Umunsi umwe njye na Fisi inshuti yanjye twashatse uburyo ki twarungurukayo mu rwego rw'urugomo. Tubibutsa yuko iyi ni product of irembo rya Gihanga guturuka i Rwamagana, ahahoze akarere, kuri ubu hitwa Yego Center. Njyewe umva mani, kiriya gipangu numvise ngo habayo akana keza kandi sindakabona. Fisi, none dukora iki ngo tukarebe? Njyewe, twurire igipangu turungurukeyo. Fisi, sawa ngaho banzayo sha, ntukanyoshye mani. Yahise nsunika nicara hejuru ku rukuta rw'igipangu ndungurukayo, mbona wa mukobwa arimo kumesa imyenda, mpita nkurura na Fisi nawe araza ararunguruka. Fisi akirebayo ati, mbega umukobwa mwiza,
njyewe vuga buhoro, twicaye hejuru y'igipangu cy'abandi mani. Fisi oya mani, sinatinya kuvuga yuko uriya mwana ari mwiza pe, ahubwo ngiye gushaka uburyo ki nzamugeraho. Njyewe sha ni mwiza pe, nanjye uwamumpa. Twahise dusimbuka dusubira hasi turataha, ariko naraye nibaza ku buryo uriya mwana nzamugeraho, kuko numvaga mfite inzozi zo kuzashaka umukobwa uhiga abandi mu bwiza, akaba ari we nsaba ko dukundana. Bwarakeye igihe cyo gutembera kigeze, noneho nsubirayo kurunguruka wa mukobwa njyenyine. Ahantu twarungurukiraga habaga hihishe ku buryo ki nta muntu n'umwe wapfaga kuba yakubona. Buri gihe uko narebagayo naramubonaga. Namaze ibyumweru 2 mbikora, numva ni ububwa gusa. Mvuga ko ntazongera gusubirayo. Nibazaga impamvu iwabo nta muntu n'umwe wasohokaga ngo nibura agere hanze, kuko bo bihoreraga imbere gusa, nta mushyitsi n'umwe bagiraga. Gusa ibyo sinabyitagaho, nitaga ko babaga bafite umukobwa mwiza. Agatima kakomezaga kumpata ngo nzajyeyo. Umunsi umwe nashyize iryinyo ku rindi, ndagenda ndakomanga ku marembo y'igipangu. Wa mukobwa arankingurira, arangije anyicaza ku dutebe twari duteye mu busitani, anyicara iruhande, atangira kunganiriza. Umukobwa: kusa nkaho ufite ubwoba? Njyewe: nta bwoba mfite. Umukobwa: maze igihe nkubona uza kundunguruka, narakurebaga igihe cyose nkirengagiza. Njyewe: mwihangane kuba narababangamiraga kandi nkabacokoza. Umukobwa: oya, ahubwo narabikundaga kuko ni wowe muntu wo hanze gusa nabonaga. Njyewe: none se kuki mudasohoka? Umukobwa: ayo ni amabanga y'umuryango, ahubwo uzajye uza kunsura igihe cyose, ariko njyewe ntago nemerewe gusohoka. Uremeye uzajya uza kunsura? Njyewe: yego rwose. Twaganiriraga mu busitani bwari buri ku irembo, ubundi arahaguruka aramperekeza ndataha. Ariko natashye mfite ubwoba, kuko mu mbuga iwabo hari harambuyeyo impu z'inyamaswa, ubwoya, amahembe n'ibindi byinshi. Guhera uwo mwanya numvise mpindutse ikindi kindi. Gusa nahise njya kuratira inshuti zanjye ko navuganye na wa mukobwa mwiza abandi babuze uko bawugeraho, ariko sinababwira iby'ibintu bikanganye nabonye iwabo. Bukeye nasubiye kumureba, nanone yanga kunjyana mu nzu, anyicaza nanone ku irembo tukaganira, ariko nawe mbona asa nkaho yankunze. Akansekera. Yari muremure, ari inzobe cyane iyaga, yari afite amaso n'amenyo by'umweru de. Yaranganirije ariko akankoraho. Yabaga yitwikiriye, hagaragara mu maso n'ibiganza bye n'ibirenge gusa. Yambwiye ko yitwa Mariza. Buri munsi najyaga kumusura tukaganira gusa, ariko akanga ko mukoraho mu ntoki cyangwa se ngo muhobere musezera. Umunsi umwe naramutunguye ndamuhobera. Nkimuhobera numvishe mbaye nkuguye mu itanura ry'umuriro, ndashya. Ahita ansunika, arangije ahita ambwira ati: n'undi munsi ntuzongere kunkoraho, kandi ntuzagire uwo ubibwira. Uwo munsi natashye numva nahabutse. Nakwibuka ukuntu namuhobeye ntashya, nkumva ubwoba bunyinjiye mu mubiri, nkumva ntazasubirayo pe. Ibyo byo nabihishe inshuti zanjye, kuko numvaga ari amayobera. Niyemeje ko nzajya njya kumusura kugeza igihe nzamenyera ukuri guhishwe mu muryango w'iwabo. Umunsi ukurikiyeho
nasubiyeyo noneho anjyana kunyicaza mu cyumba cye, anzanira ibiryo n'icyo kunywa, ariko we ntiyagira icyo afata. Uwo munsi twaraganiriye biratinda. Mariza: nanjye mba nifuza gusohoka nkajya hanze nk'abandi, ariko ntabwo mbyemerewe. Njyewe: kubera iki utabyemerewe Mari? Mariza: ni ibanga. Njyewe: ariko uzi impamvu nza kugusura? Mariza: ibikurimo ndabibona kandi biroroshye kubisobanukirwa. Urankunda kandi nanjye ndagukunda. Niba mbeshye unyomoze. Gusa bitewe n'uburyo kimbayeho ntabwo byakunda ko ukundana n'ikinyamaswa nkanjye. Njyewe: ntabwo numva icyo ushatse kuvuga. Mariza: ntabwo wibuka ko wamfasheho ugashya? None se urumva twakundana gute tudakoranaho? Gusa ndashaka kuguhishurira amabanga yanjye yose. Nuramuka wemeye kunkunda uko ndi, sinzi niba uzabyemera. Uzabyemera se? Yahise akuramo umupira, ndebye mbona amaboko ye yose yuhuzeho ubwoya nk'ubw'inyamaswa. Mariza ahita ambwira ati: nturebe mu maso ubwiza mfite, kuko ahandi hari igihe njya nzana ubwoya. Ntabwo byoroshye ko twakundana hagati yanjye nawe. Gusa ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa. Akimwana mkwete aja na dumu la maji, nasije kakumwagia. Ana kapicha kako nitaka post, waso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mariza se nicyo agiye kubwira Sakwekwe? Ese Sakwekwe aremera kuzakundana na Mariza? Ntimuzacikwe n'igice cya kabiri. Gusa wayikunze iyi episode yacu, watwandikira kuri 0722 174 cyangwa 0787193821, cyangwa ukaduhamagara kuri 0723444336, cyangwa ukaduhamagara kuri nomero za manager 0726446306, cyangwa se ukatwandikira ku rukuta rwacu rwa Facebook Irembo rya Gihanga, cyangwa ukatwohereza kuri email yacu www.djsakwekwe@gmail.com, cyangwa se izi sound zacu ukazisanga Isibagire kwa DJ Rasta, cyangwa se muri studio bita Fuji kwa DJ Mahadi, hanyuma mukazifata mukazigura. Ni Rwamagana. Ciao ciao, nakagaruka. I'm gonna let you beat me at duty though. What we got here? Welcome to Jamaica, brother. I feel at home already. Stephen Marley, let them know what time it is. We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man. This night going too good, don't fall for the games. He said, she said, dumb shit. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be. Tearing out my history